Shalom shalom ubwoko bw'Imana, nongeye kubasuhuza, nongeye kubirizaho. Reka tuganire ijambo ry'Imana gatoya. Dusome Abaroma 12 umurongo wa 2. Haravuga ngo kandi tumwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha yo muri Kristo Yesu. Haleluya, amen. uyu mugoroba nashatse ngo tuvuge inzira y'agakiza cyangwa se inzira yo kuja mu ijuru. Inzira y'agakiza, n'ukuri iyi nzira ntiyoroshe, yananiye abantu benshi. Hari abageze mu nzira barananirwa, hari abageze kure baragaruka barananirwa, hari abaririmbyi benshi bageze kure barananirwa, hari abapasiteri benshi bageze kure barananirwa, hari abakristu benshi bageze kure barananirwa. Iyi nzira ntabwo yoroshe na gato, iyi nzira irakomeye cyane. Mukristo we mwageze ku musozi bita Biruhanya, umusozi witwa Biruhanya. Uwo musozi ngo wari umusozi muremure cyane, wari umusozi ukomeye, kandi ngo yawuzamukanaho n'abandi bantu. Kuri uwo musozi ugeze hagati ngo harimo inzira zimwe zitambika. Inzira imwe yitwaga Kaga, indi ikitwa Murimbuzi. Reka mbabwire bene data, hari igihe ugera ahantu ukananirwa, ugaca iyindi nzira utarimo. Uwari umukristo agahinduka igisebo. Ubu turimo turabibona, abantu benshi barimo baragwa n'irari ry'isi. Iyi si ifite ibintu byinshi bishamikiyeho, biryoheye amatwi, biryoheye amaso, by'irari ry'isi, biha bigarura abantu, biha bicisha abantu mu yindi nzira, ikagucisha muri Kaga, ikagucisha muri Murimbuzi, ntubashe kugenda. Ariko umukristo yarakomeje. Umukristo akomeje, yageze ahantu hagati k'uwo musozi, hari ahantu bita ku nzu nziza. Aho niho yashitse arasinzira, yari yarushe cyane, niho yataye umutwaro we. Ngo ariko ngo abyuse, ngo arakomeza, ngo ageze mbere agiye kurenga neza, ngo yahuye n'abagabo babiri. Yahuye n'uwo bita Bwoba, ahura n'uwo bita Mutiringira. Ngo Bwoba agiye kumubwira, aramubwira ati iyi nzira iragoye, twahuye n'abantu, twahuye n'ibibazo, none nta wakwigarukira mwene data. Hari abantu batobiye baza baguduca intege, baza batubwira ngo tibishoboka, baza batubwira ngo tibishoboka, baza batubwira ngo ntabwo ugera hariya, baza bakubwira ngo ririya sezerano ntuzarigeraho, baza bakubwira ngo tibizagushobokera, baza bakubwira ngo tushobora kuzuza inzu yawe kandi wayitangiye, baza bakubwira ngo wowe ntabwo umuryango wanyu ntiwigeze utunga imodoka, baza bakubwira ngo umuryango wanyu ntawize, ntawafashe diplome, baza bakubwira ngo rekeraho, sigiraho. Hari abantu babikubwira ntugere ku isezerano ry'Imana. Hari abantu bakubwira ngo sigaho no gusenga, utazapfira mu butayu. Hari abantu bakubwira ngo rekeraho no kubwiriza nk'uko tuba tubikora, bamwe bakatwita abasazi. Haleluya, Amen. ariko mwene data, reka nkubwire, komeza. Inzira turimo si inzira yoroshe, si inzira yoroheje, ni inzira igoye. Uko niko Bwoba yamubwiye. Noneho Mutiringira iwe aje kumubwira, amubwira ati muri ino nzira harimo amahwa, harimo intare. No, subira inyuma mwene data. Ariko nakunze ijambo rimwe umukristo yabasubije, yarababwiye ngo nisubira inyuma ndapfa, ariko ninkomeza imbere ndatinyuka urupfu, kandi hirya y'urupfu hariyo ubugingo. Haleluya, hirya y'urupfu hariyo ubugingo. Niko mukristo yababwiye. Reka mbabwire, hirya y'urupfu, hirya y'ibibazo hari ibisubizo,
hirya y'urupfu hariho ubugingo. Gusubira inyuma n'ubundi ni rwa rupfu, gusubira inyuma ni bya bibazo. Rero bene data, mureke dukomeze inzira y'agakiza, mureke dukomeze inzira ikwiriye abakristo. Hano twasomye turavuga ngo kandi timwishushanye n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe murabizi uko bari kugenda nabi, ingero ni nyinshi. Titwishushanye n'ab'iki gihe, reka dukomeze inzira y'agakiza ibihe byose, kubaho kwacu, imibereho yacu yose, dukomeze inzira y'agakiza. Mubeho mugira amahoro. Murakoze cyane.